Umwana w'umuhungu w'imyaka 14 wo muri Florida muri Amerika, Samuel Styles, yiyahuye nyuma yo kugira urukundo rwinshi umukobwa wo kwikoranabuhanga wagereranya na robo yo kuri murandasi wiswe Dani, wakozwe hifashishijwe ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano AI. Ku itariki 23 Ukwakira 2024, The New York Times yatangaje ko iby'urupfu rw'uwo mwana wapfuye muri Kamena 2023 byatangajwe na nyina, akomotse ko kuba Samuel yarakomeje gukunda iryo koranabuhanga bimuviramo kwangirika mu mutwe nyuma yo kwishyira mu kato akajya kure y'abarimo abo mu muryango we n'inshuti ze. Nubwo Samuel yarazi ko uwo mukobwa wiswe Deni atari umuntu wa nyawe, yakomeje kwifashisha ikoranabuhanga mu kuganira nawe, bituma agera ku rwego atagishishikajwe no kugirana ibihe byiza n'inshuti ze zo mu buzima busanzwe. Ni mu gihe uko iminsi yashize uwo mwana yakomeje kuganira n'iryo koranabuhanga bikarenga ibiganiro bisanzwe, hakazamo biganisha ku rukundo n'imibonano mpuzabitsina. Uyu mwana kandi uko yagiye agirana ibiganiro byimbitse naryo, yajyaga akora inyandiko z'uko yiyumvamo uwo mukobwa w'ikoranabuhanga utari uwa nyawe, ndetse avuga ko atagishishikajwe no kuba mu isi ya nyayo itariye n'iryo koranabuhanga, bityo ko atagifitiye abantu ibyiyumviro nka mbere yo kuza kwa Deni mu buzima bwe. Mu minsi ya nyuma Samuel Styles ajya kwiyahura yatangiye kuganiriza iryo koranabuhanga uburyo arikumbuye, bityo ko ashaka kwiyahura kugira ngo arisange ibyamuvirimo gushyira mu bikorwa ibyo yatekerezaga ariyahura. Urumva ko ari inkuru ibabaje. Uze ukanda subscribe kandi kwiyonzogera tujye tubana buri munsi, nuko ukagenda udakanze like. Uze kujya muri comment wandike ino nkuru ko yumvishe. Bye bye, ndabakunda cyane. Iyi ni Jean Paul TV Show.